YESU ashimwe cyane bavandimwe. Nitwa MUHOZI Eric. Dusanzwe dusangira ijambo ry'Imana kuri no channel Ikamba Calvary TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, ndagusabye kugira ngo ukande subscribe, ukande no kuri ako kazogera kugira ngo uzajye ubona ubutumwa bw'Imana butambutswa kuri no channel. Kuri uno munsi rero nanone mwuzaniye ijambo ry'Imana rigiye guhindura ubuzima bwawe kandi rigiye guhindura imibereho yawe ya buri munsi. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, turi imbere yawe duciye bugufi cyane. Turakwinginze kugira ngo utweze, utubabarire ibyo twakiraniwe. Turakwinginze rero Mwami Yesu kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo. Ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo biganza muri twe. Turakwinginze wera wa Isirayeli kugira ngo Mwami Yesu ukingure imitima yacu kandi ukingurire kumva icyo uvugana natwe. Umwigisha n'umwigishwa basangire ibyiza bivuye kuri wowe mu izina rya Yesu, amen. Kuri uno munsi mwuzaniye ijambo rifite teme ivuga ngo ibyo Imana yageneye abayikunda. Mwuzaniye ijambo rifite teme ivuga ngo ibyo Imana yageneye abayikunda. Ngiye kukubwira ibintu 10. Ngiye kukubwira ibintu 10 Imana yageneye abayikunda. Ngiye kukubwira ibintu 10 Imana yageneye abayikunda. Turasoma ijambo ry'Imana. Ibi bintu 10 Mwuka yabimishuriye, byose biri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere cyonyine. Muri iki gice cya mbere cyonyine niho tugiye gukura ibi bintu 10 Imana yageneye abayikunda. Ikintu cya mbere Imana yageneye abayikunda ni imigisha yo mu mwuka. Ikintu cya mbere Imana yageneye abayikunda ni imigisha yo mu mwuka. Turasoma ijambo ry'Imana mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 3 kuri B yaho. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3 kuri B yaho. Hari ijambo ritubwiye ngo kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ndasubiramo, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ikintu cya mbere Imana yageneye abayikunda ni imigisha yo mu mwuka. Hari imigisha buriya itagaragara ariko igendana natwe. Imigisha nk'uburinzi, imigisha nk'ubudahangarwa, imigisha nk'igikundiro. Iyo ni imigisha itagaragara, itaboneshwa amaso y'abantu, ariko ni imigisha iba ku buzima bw'abayikunda Imana, kandi ni imigisha iba ku buzima bw'abagendana Kristo muri bo. Iyi ni imigisha rero Imana yashize kuri abo bantu. Ijambo ryarambwiye ngo abanjye ndabazi, ngo kandi nabashizeho ikimenyetso. Ibi bintu 10 tugiye kureba ni ibintu Imana yageneye abayo, ni ibintu Imana yageneye wowe nanjye, ni ibintu Imana yageneye abayizera. Ikintu cya mbere ni imigisha mu mwuka. Ubwo burinzi, kuba wurira moto ukava mu mujyi ukagera aho utaha nta accident ukoze, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, kuba ujya muri dushe ukaba utaranyera n'umunsi wa rimwe, iyo ni imigisha y'uburinzi. Kuba ujya ku kazi ukabona barakwishimiye, ukabona baranagupromoting, iyo ni imigisha y'umwuka Imana yakugeneye. Iyo ni imigisha utagomba gukerensa, ni imigisha Imana yakugeneye utagomba kwirengagiza. Iyi migisha rero yo mu mwuka tugomba kuyitaho, kuko nicyo kintu cya mbere Imana yageneye abayikunda. Ikintu cya kabiri Imana yageneye abayikunda, yarabatoranyije. Icyo ni ikintu cya kabiri
Imana yageneye abayikunda, yarabatoranyije. Turasoma nanone muri iki gice cya mbere cy'Abefeso umurongo wa 4 kuri yaho hari ijambo rivuga ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa. Dusubiremo, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa. Mwene data nagira ngo ubwire ngo Imana ntago yakumenye umunsi wavukagaho, ahubwo isi itararemwa, inyanja zitaraba inyanja, imisozi itarabumbwa, Imana yari ikuzi utaraba urusobe mu nda ya nyoko. Imana yari ikuzi, Imana yari yaraguteguriye kuzabaho ubuzima ubayemo, kandi n'ibyiza byose Imana iguteganyiriza ntago biyitunguye. N'ibyo ucamo byose, n'ibikugerageza byose ngo ntagitungira Imana, kubera yuko iri imenye iherezo mu itangiro. Imana yaravuze ngo ndi Uwiteka, ngo ndi Alufa, ngo ndi na Omega, ngo ndi itangiro, ngo nkaba n'iherezo. Nta kintu na kimwe Imana kijye cyitungura. Kuba ubayeho muri ubwo buzima ntabwo bitungura Imana. Imana ni imigisha yagusezeranije yo kuba yaragutoranyije. Iki ni ikintu cya kabiri Imana isezeranya cyangwa yageneye abayikunda, nuko yabatoranyije. Ikintu cya gatatu Imana yageneye abayikunda nuko ishaka yuko baba abera. Ijambo ry'Imana muri kino gice cya mbere cy'Abefeso umurongo wa 4 kuri yaho hari ijambo rivuga ngo kugira ngo tubabera. Tugarukira ahangaha, kugira ngo tubabera. Iki Imana yakugeneye, wowe ukunda Imana, wowe ukunda gusenga, wowe ukunda kugira ibihe byo gushaka Imana. Imana icyo yakugeneye ishaka yuko ugenderamo ni ukubaho ubuzima bwera, ni ukubaho ubuzima bwirinze icyaha, ni ukubaho ubuzima bugendera mu nzira zayo nk'uko ibishaka. Imana irashaka yuko wera. Imana irashaka yuko muri ubwo buzima ubayeho ugaragaza kwera kwayo aho utuye. Imana irashaka yuko muri ubwo buzima ubayemo ugaragaza kwera kwayo aho utaha. Imana irashaka ko ugaragaza kwera kwayo aho ukora. Imana irashaka ko ugaragaza kwera kwayo muri sosiyete ubayemo. Icyo gihe Imana izakwishimira kubera yuko uzaba ugendeye mu byo yakugeneye. Ikintu cya 4 Imana yageneye abayikunda nanone kiri muri uyu murongo wa 4, ni ijambo rivuga ngo tutariho umugayo imbere yayo. Tutariho umugayo imbere yayo. Imana ikintu yageneye abayikunda ntago yifuza yuko babaho umugayo. Nuko umubyeyi mu buzima busanzwe abatifuza yuko abana be bamusebya, abatifuza yuko abana be bandavura, abatifuza yuko abana be babiciro ry'imigani ku musozi, abatifuza yuko abana be barangwa n'ikintu kibi cyose, niko n'Imana yacu umubyeyi wacu itifuza yuko turangwa n'umugayo. Iki kintu nitukibamo nicyo tuzaba twubahirije icyo Imana yatugeneye. Ikintu cya 5 Imana yatugeneye ni ukuba abana bayo. Imana yatugize abana bayo, uri umwana w'Imana. Turasoma muri uyu murongo wa 5 Abefeso igice cya mbere hari ijambo rivuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Imana icyo yagambiriye kera kose utararemwa nuko uzahinduka umwana wayo. Erega hari abantu bose, kandi mu bantu bose Imana yarabaremye, ariko siko abantu bose ari abana b'Imana. Abantu bose Imana yarabaremye, ariko siko abantu bose bahinduka abana b'Imana. Ikiguhindura umwana w'Imana ni iki? Ni uko wakira Kristo akaza agakontorora ubuzima ubayemo, akaza akaba ari we ukontorora, akaba ari we utegeka ubuzima ubayemo, akaba ari we ukugenera ukubaho mu buzima ubayeho bwose, ugahinduka umwana w'Imana. Erega no mu buzima busanzwe umubyeyi, iyo umwana afite umubyeyi ntago
yakora icyo ashatse cyose. Iyo agiye kujya ahantu asaba uruhushya umubyeyi, iyo afite icyo akeneye abwira umubyeyi, iyo ku ishuri yagize amanota make cyangwa yakoze amafuti bahamagara umubyeyi. Imana irashaka yuko mu buzima ubayemo bwose aba ari ibugenga, aba ari ibukontorora, igagugiraho ijambo, akaba ariyo ifata ibyemezo ku buzima bwawe. Icyo gihe uzaba ugendeye mu byo yagusezeranije no mu byo yakugeneye. Ikintu cya gatandatu Imana yageneye abayikunda nuko binjira mu bushake bwayo, nuko binjira mu bushake bwayo. Turasoma ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya mbere nanone umurongo wa 5b yaho hari ijambo rivuga ngo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Imana irashaka yuko ikintu icyo ari cyo cyose ukoze cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose winjije bigiramo uruhare. Imana irifuza yuko ubona akazi ari ibigizemo uruhare, udaca mu zindi nzira zo gusambana, za ruswa, Imana irashaka yuko uticira inzira. Imana irashaka yuko mu byo ukora byose aba ariyo ikuyobora, ugendera mu bushake bwayo. Icyo gihe uzaba ugendeye mu cy'Imana yakugeneye no mu cy'Imana yagennye yuko uzabamo. Ikintu cya karindwi Imana yageneye abayikunda, yarabacunguye. Ndagira ngo ubwire mwene data, ikintu cya mbere Imana yagukoreye ukizwa, yaragucunguye, yagukuye mu isayo y'ibyaha, yagutandukanyije na kamere y'icyaha, yagutandukanyije n'icyaha cy'inkomoko. Mwene data, Imana yagennye yuko uzabaho ubuzima bwejejwe. Birayibabaza cyane kuba yaragucunguye ugasubira mu byaha. Biba bimeze nk'umwana bimeze nk'umwana umubyeyi amaze koza akamubwira ati genda wambare, cyangwa akamwambika akamubwira ati tugiye gusura abantu. Yagera hirya uwo mwana akagenda akongera akivurunguta mu byondo. Umubyeyi arababara. Imana yarakogeje, iragutunganya. Byayibabaza cyane usubiye muri bya bindi wahozemo. Biba bimeze nko kwivuruguta mu byondo. Ikintu cya munani kuri uyu murongo kuri iyi ngingo ya karindwi yo gucungurwa, muraza gusoma ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 yaho. Hari ijambo rivuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Dusobanukiye neza yuko nta kindi cyaduhesheje gucungurwa, ni amaraso ya Yesu Kristo. Aya maraso ya Yesu Kristo iyo uyizereyemo, ukizera neza yuko Yesu ari umwami w'ubuzima bwawe, Imana iragucungura. Ikintu cya munani Imana yageneye abayikunda, yarabababariye. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7b yaho hari ijambo rivuga ngo ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bwayo buri. Ikintu cya mbere Imana yaguhaye imbabazi. Birayibabaza kongera gusubira mu bintu by'ibyaha, mu bintu bituma itakwishimira, kandi Imana yaragusezeranije imbabazi. Mwene data, gendera mu nzira Imana igushakamo, nibwo izaguha umugisha, kandi nibwo mu byo ukora byose uzahirwa.
ikintu cya cyenda Imana yagusezeranije cyangwa yasezeranije abayikunda, yabahaye umurage. Yabahaye umurage. Abefeso muri iki gice cya mbere umurongo wa 11 a yaho hari ijambo rivuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage. Kubw'uwo Yesu Kristo natwe twarazwe umurage. Ikintu cya cyenda Imana yaguhaye kubera yuko uyikunda, yaguhaye umurage. Yaguhaye umurage. Yagusezeranije yuko izaguha umugisha. Umurage w'Imana uwubona mu byo igukorera. Ugeze mu kibazo cyuko wenda ku kazi bagambanye bashaka kukwirukana, Imana ikagucira kanzu baciye akobo, aho kukwirukana bakaguha promotion. Ni umurage w'Imana. Kandi kiruta byose, nyuma y'umurage wo kuri iyi si, abakunda Imana yababikiye n'umurage wo mu ijuru, uwo Imana yageneye abayikunda. Ikintu cya 10 Imana yageneye abayikunda, yabahaye mwuka wera, yabahaye umufasha, yabahaye umusobanuzi, yabahaye mwuka wera. Icyo ni ikintu cya 10 Imana yageneye abayikunda. Abefeso nanone igice cya mbere umurongo wa 13 kuri B yaho hari ijambo rivuga ngo, Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13 kuri B yaho hari ijambo rivuga ngo ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kacu, kandi tumaze kwizera niyo wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Cyagiye wamaraga kwizera yuko Imana Yesu ari umwami n'umukiza wawe, yagushizeho ikimenyetso cy'umwuka wera. Yagushizeho ubudahangarwa, yagushizeho ugikundiro, yagushizeho iminite, yagushizeho igitinyiro cyayo, yagushizemo umwuka wera. Uyu mwuka wera uramukeneye mu byo ukora byose, mu kazi, utwaye imodoka, uri kwa muganga utegereje kubona na dogiteri, ukeneye mwuka wera. Ahantu hose uri, mu rugo rwawe, uri muri siporo, uri ahantu hose, uri mu muhanda ugenda, ukeneye mwuka wera. Ibi ni ibintu 10 Imana yasezeranije abayikunda. Ndagira ngo nsengane nawe. Ibi bintu 10 muri byo niba ubona hari icyo udafite, ugisaba Imana. Mwami Yesu, tuje imbere yawe duciye bugufi, tugushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye neza yuko hari imigisha, hari ibyo wadusezeranije twebwe twakugannye, hari ibyo wadusezeranije twebwe turi mu bikari byawe. Udushoboze kubimenya, udushoboze kubigenderamo. Humugisha ijambo ryawe, uhumugisha mwene data ufashe umwanya agafungura ino nyigisho, akaba yiteze amatwi ikarinda irangira. Muhumugisha. Reka ijambo ryawe ryera imbuto mu buzima bwe. Reka ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza, kandi uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza. Kandi Data mwiza, umwigisha asangire n'umwigishwa ibyiza bivuye mu ijambo ryawe. Amen. Mwene data, ndagusabye kugira ngo ukande subscribe ku Ikamba Calvary TV kugira ngo uzajye ubona inyigisho zacu tukugezaho buri munsi. Ndagushimiye rero, amahoro y'Imana abane nawe. Urakarama.